ese ni ngombwa koko byanyabyo ko uzana amabukwe mu rugo rwawe? Yego byashoboka ko hari abapapa cyangwa se hari abagabo bakunda kuzana ba mama wabo mu rugo. Ese mama wawe yitwara gute mu rugo rwawe? Ese mama iyo ageze mu rugo rw'umuhungu we yitwara gute? Yego ntabwo nakujudginga ko wazanye mama wawe mu rugo rw'umugore wawe, wenda se muri abageni, wenda se mumaranye igihe, bitewe n'ubuzima mama wawe arimo. Yego wenda mama washaka kuba arwaye, ndabyumva, sibyo? Ukavuga uti reka nzare mama wanje mu rugo kugira ngo mbashe kuba namuvuza ahari. Ariko nanone hari igihe umugabo ashaka umugore hanyuma akavuga ati n'ubundi mama wanje aririya mu cyaro, ari wenyine, nta muntu bari kumwe, ese ninjye mwana wenyine mutoya afite. Ukavuga uti reka nzane mama wanje. Yego ibyo nta kibazo kuba wazana mama wawe mu rugo rwawe, wowe mugabo cyangwa se wowe mukobwa ukamuzana mu rugo rwawe, nta kibazo kibirimo. Ese ahubwo imyitwarire ya mama wawe, hari ingo nyinshi ziri gusenyuka muri iki gihe, niyo mpamvu nifuje ko tuvuga ku iki kintu. Hari ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera za ba mabukwe. Ba mabukwe barimo barasenya ingo nyinshi, ugasanga mama wawe wamukuye mu cyaro iri iyo bigwa, ukamuzana kubera ko umugiriye impuhwe, ideheri kubera ko ari mu rugo wenyine, nta muntu bari kumwe, sibyo? We mugabo cyangwa we mugore ukavuga ati reka nzane mama aze mu rugo tube turi kumwe, aho kugira ngo mama aba ari wenyine mu cyaro, cyangwa se ararwaye ku mpamvu z'uburwayi, ararwaye reka muzane muvuze ari kumwe nanjye ahangaha mu rugo rwawe n'umugore. Ariko nanone ba mabukwe barimo barasenya ingo. Turabizi ko ba mabukwe barimo barasenya ingo mw'iyi minsi, ugasanga mama wawe uramuzanye kwa ko umugiriye impuhwe zo kuba ari wenyine hakurya ngiyo mu ntara, ukavuga ngo reka muzane mu rugo. Yagera mu rugo uziba amabukwe ibintu bari gukora, ugasanga amabukwe arara ku rugi. Turabizi ko ibyo bintu biri gukorwa. Ugasanga amabukwe wenda we n'umuhungu, wenda reka dukore example muri mu nzu, mwagiye mu cyumba we n'umugore wawe, mabukwe arajagaze ku rugi, arabyumvishe, sibyo? Yumvishe ibyo muri gukora, yumvishe ibyo muganira, yumvishe buri kimwe. Mabukwe agahora ku rugi, mabukwe ugasanga aragukontorora, wenda reka tuvuge ni mama w'umuhungu, akagukontorora, akaguma agashaka kwinjira mu cyumba igihe wenda umuhungu adahari, agashaka kwinjira mu cyumba ngo arebe ngo washashe, nyine ugasanga ari gushaka gukora kontorore nini. Si mujajinze, ariko nanone ndamujajinze kubera ko ngiye niba n'umuhungu, ngiye n'umugabo wanjye twashakanye kubera ko twashimanye. Hari imico yacu ngewe nawe twakundanye tuziranyeho, twarakundanye, wowe muhungu umenya imico yanjye nanjye menya imico yawe. Rero nsize mu rugo, mabukwe araje, ntuhari we muhungu wagiye ku kazi, ninjye njyenyine. Mabukwe araje yinjiye mu cyumba, ntanakomanze, wenda ndaryamye, yinjiye mu cyumba ntanakomanze, ngo nje kureba ngo kuburiri bw'umwana wanjye bwashashwe, ngo ibintu nk'ibyo. Nyamuneka ba mabukwe murimo usenya ingo z'abana banyu, muzi ko ahubwo ibintu muri gukora ari ibyanyabyo, kandi n'ukuri ngewe ibyo bintu simbyemera. Yego uje mu cyumba cy'umuhungu wawe, ariko burya nta nubwo bikwiye ko wowe mabukwe kwinjira mu cyumba cy'umuhungu wawe. Winjiramo ute? Umuhungu wawe arubatse, afite umuryango, afite umugore burya niwe wagakwiye kwinjira mu cyumba kiwe n'umugabo. Umugabo niwe wagakwiye kwinjira mu cyumba cye n'umugore, umugore niwe wagakwiye kwinjira mu cyumba cye n'umugabo. We mabukwe uravuze ngo ugiye gushaka kwinjira mu cyumba cy'umwana wanjye, urahatirije. Yego n'umwana wawe ndabyemera, yego n'umwana wawe pe, ariko burya ntabwo byagakwiye ko wowe uhatiriza kwinjira mu cyumba cy'umwana wawe, umugore cyangwa umugabo ataguhaye uburenganzira bwo kukinjiramo. Hari ba mabukwe kenshi turabizi baza ku muryango bakumva ngo mukazana wanjye nta nyara, mukazana wanjye ntibigenda gutya, ugasanga mu gitondo ngenzi umuntu nzi mu mabukwe wabikoraga, ugasanga mu gitondo abwiye mukazana we ngo kubera icyo udakora ibi, ngo kubera icyo utanyara, ngo kubera icyo utanyara.
umukazana akibaza impamvu nyirabukwe yabimenye, kumbi aza kumviriza ibyo abandi barimo mu cyumba. Ariko ibyo ngibyo ntago byagakwiye. Niba umukobwa atanyara, niba umukobwa niba umuhungu wawe hari ibyo tumvikanaho n'umukobwa, ibyo ngibyo ni amabanga yabo ko n'umuryango wawe. Wowe mama mukuru wubatse umuryango wawe, ushimisha umugabo wawe, then warabyara, reka n'abana bishime mu rugo rwabo, ureke kubabangamira. Wisenya urugo rwabo, ejo utazavuga ngo umwana ngo ntiyacimyeyo, ngo umwana ngo ntagashimisha umugabo we, ngo umwana ntagamuha uko bikwiye, ngo nyine amuha igituba uko bikwiye, ntago yuzuza inshingano z'urugo uko bikwiye. Yego byashoboka, ariko ntago ari ngombwa ko hari abamabukwe baza akagutuka akagushyira ku karubanda. Oya mama, reka nkugire inama, nimba koko icyo gikorwa cyarabayeho ni kigende neza, ariko nanone ntago wagakwiriye kujya kumviriza ibyabereye mu cyumba. Oya, ntago ariko biri. Nyamuneka rindira umuhungu wawe aza kubwire ngo ese mama, kubera iki bitagenda neza mu cyumba, ese biba byagenze bite? Cyangwa se umukobwa wawe Dayeri aza kubwire ngo mama, mu cyumba byagenze gutya, mu cyumba nibiri kugenda neza, sindi kuganira n'umugabo wanjye ngo bigende neza. Hanyuma uhereho umugira inama. Ariko kandi niba uzi ko utaragiriye inama umwana wawe ngo umucire imyeyo, ni amakosa. Turabizi ko imyeyo rwose ari ibishimisha by'abagabo, nk'uko rwose ubona indabo ukabona ari nziza, wabona ururabyo rurabije ukabona ari byiza, ni nk'uko n'imyeyo ari myiza ku bagabo. So niba uzi ko utaragira inama umwana wawe ngo ace imyeyo, akaba nta mavangingo agira, aho ngaho ntabwo uzagenda ngo usakuze ngo utukane we mabukwe kubera ko mvishe bitagenda neza. Oya, wowe mbere yuko umwana wawe ajya kubaka urwo rugo, njye ntekereza ko akabanjije ukamugira inama yuko zubakwa. Yego, uko zubakwa gutya. Ese umwana wawe yacimye mbere yo kujya gushaka, yacimyeyo? Kuko imyeyo iri mu bintu byubaka urugo pe, iri mu bintu abagabo bakunda. Gushaka kuba utarayiciye, umugabo wawe mukabana ntabe yakubwira ngo ngiye ngo kuba utaracimyeyo birambangamira. Oya, kubera ko adashaka gusenya, kubera ko adashaka kurakaza umukunzi we, ntabivuge. Ariko ba mabukwe bumviriza, ugasanga amabukwe arabyimvisha kubera ko ahora ku muryango. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwizana ba mabukwe mu ngo zanyu. Niba utizeye mama wawe ko man yagufasha mu byo mu rugo, wimuzana. Ba mabukwe bari gusenya, sinzi uburyo nabikubwiramo. Mabukwe araza akajya ku idirishya kumviriza, mabukwe araza umuhungu aragiye agatenjura mu cyumba ngo nje kureba ko uko washashe, ngo nje kureba uko byagenze. Oya, ibyo ngibyo ntago bikwiye. Reka umwana w'umukobwa yubaka urugo rwe, cyangwa se umuhungu yubaka urugo rwe. Mama nawe wubatse urwawe, wibigisha ngo babwire ngo naguhashashe, ngo nago ngo wahaye umugabo umuhungu wanjye gutya, ngo nago ngo wambariye umuhungu wanjye gutya. Oya, mureke, wimubangamira, urimo kumusenyera, ntabwo uri kumwubaka. Iyo ushaka kubakira umuntu, uramwicaza ukamugira inama, ukamubwira mukobwa wanjye wenda hari kitagenda neza, ese wenda umuhungu wanjye yambwiye ngo bigenda gutya mu buriri, bigenda gutya, ariko burya ntabwo byakagenze gutya, wagakoze iki? Yego, ucishije bugufi. We ntabwo wakaje ngo utuke umwana w'umukobwa mu ruhame. Akenshi mana yanjye ibyo bintu biriho. Ntabwo wakaje ngo umutuke mu ruhame, cyangwa se umushyire muri saro, abari mu gikari bari kumwumva, abantu bari mu cyumba bari kumwumva. Oya, mwicaze wenyine, umubwira ati mwana wanjye, se ko umuhungu yambwiye ngo mu buriri wenda ntumuha neza, sibyo? Wenda arakubwira ngo hindukira ukanga, arakubwira ngo makenye mukakanga, ukavuga ko ibyo bintu utabizi. Ese bimeze bite? Cyangwa umugabo arambwira ngo ntunyara. Ese koko icyo kibazo cyaba gihari cyangwa nta gihari? Ucisha bugufi nka mama. Erega burya kuba uri mama w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, waba uri mama w'umuryango, uri mama w'umuhungu kandi ukabana mama w'umukobwa. Niyo mpamvu ugomba, niba bigomba, icara umugira inama, apana kumushyira ku karubanda ngo uvuze induru. Oya,
wicara ubagira inama bombi ubabwira ati byakagenze gutya ntabwo mwagakwiye gusenya urugo mu rwubake gutya